umuntu arazi kanisa nimba ari jana he nimba ari gira ibyashara nimba ari gira gute ngo afite umuhamagaro wareba uwo muhamagaro wari wabona umuntu ufite umuhamagaro udashobora gusengera n'umurwayi ngo akire ibyo bintu ni ibintu bitangaje umuntu udashobora guhamagarwa ati yewe hano habaye ikibazo runaka. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mugira amahoro atangwa na Yesu Kristo. Rero uko mutubona ngaha muri studio za Two Brothers Official, kuri kamera zacu murabona umutumirwa wacu w'uyu munsi, aho agiye kutubwira byinshi kandi byubaka imitima ya benshi. Rero nikaze mutumirwa wacu muri studio za Two Brothers Official. Rero wotangira wibwira abadukurikira kugira ngo dutangire kuganira tuziranye. Rero ijambo nijya watangira wibwira abantu. Murakoze cyane kudutumira. Amazina yanjye nkuko bisanzwe nitwa Mujyambere Alexis. Umupapa ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana 5. Nishimiye kongera kubana namwe kandi no gukomeza kungirira icyizere mukadutumira muri studio yanyu. Murakoze cyane. Urakoze cyane, uhawe kaze ihoraho kuri Two Brothers Official. Rero muri aka kanya bakunzi bacu twifuje kuganira hejuru y'umuhamagaro. Rero umutumirwa wacu uratangira ubwira abadukurikiye umuhamagaro niki. Murakoze cyane. Dufite topic nziza cyane. Turavuga hejuru y'umuhamagaro. Umuhamagaro ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu navuga ngo kimboneka rimwe, ni ikintu udashobora gupfa kubona ahantu ahariho hose. Umuhamagaro ntabwo umuntu yihamagara, ntabwo ahamagarwa n'abantu, ntabwo ahamagarwa n'umuryango, ntabwo ahamagarwa n'ubwoko cyangwa se n'igihe, ahubwo umuntu ahamagarwa n'Imana. Imana niyo ihitamo ikavuga ngo uyu muntu ngiye kumuhamagara, kandi guhamagara bitewe n'impamvu runaka. Hari icyo ishaka gufasha abantu, hari icyo ishaka kugezaho abantu, hari icyo ishaka gukora muri uwo mwanya. Urakoze cyane kutubwira hejuru y'umuhamagaro icyo ari cyo. Imana ntishoboza abakomeye, ahubwo Imana ishoboza abo yahamagaye. Urabivuga iki? Yego, urakoze cyane. Kuko bisanzwe muri iki gihe turi mu bihe bigoye, aho abantu njewe ku giti cyanje uko mbibona, ntabwo mbona ko ari umuhamagaro gusa, kuko hahagurutse abantu benshi, nje nkabona harimo bamwe bihamagara atari uko Imana yabahamagaye, ahubwo ari ukwihamagara. Kuko ngiye ndeba nk'ingero nishi, tugiye tureba muri Bibiliya, cyane cyane ko ariyo Bibiliya buriya njewe nifata ni nka arbitre, ni nko kurya ko abakinyi baba bari mu kibuga, ariko noneho Bibiliya niyo tugenderaho, niyo itubwira ngo mugomba muza musoma mugendere kuri ibi. Ni ukuvuga ngo rero icyo nshatse kuvugaho, ugiye ureba abantu bahamagawe mu gihe cyakera uko Bibiliya itubwire, iyo dusomye amateka ya Bibiliya, ugiye usoma uko abantu bahamagawe n'ibiriho ubu nyine, ni ibintu bihabanye, ni ibintu bitandukanye, ndetse iby'ubu ushobora gusanga ni ibintu bikojeje isoni, byabaye nka business. Ntaho no bitandukanyiriza n'ariya matala turimo kubona muri za Brazil n'ahandi. Umwana akavuka na tala, akamenya gukina umupira, bakamusingiza bakamuvuga, cyangwa oya sinavuga comedy, ariko ndavuga cyane cyane amatala aragiye umuntu akora ibintu bitangaje. Noneho abantu bagashaka kubigereranya n'ibi bihe turimo. Umuhamagaro ni ikintu kiri binafsi. Imana ikugirira icyizere, ikavuga ngo ndaguhamagaye muri iki gihe kugira ngo ufashe abantu muri ubu buryo cyangwa se umuntu. Kurugero nko guhamagara kwa Paulo. Yes, nk'urugero Paulo aje guhamagagwa i Damasiko. Paulo yasanzwe ari umuntu ugirira nabi itorero, utoteza itorero, ariko kubera umuhamagaro yahamagawe n'Imana, ngo yumvishije ijwi riramuhamagara, riramubwira ngo Paulo cyangwa se Sawuli, urandenganyiriza iki? Bituma
bituma ava mu byo yari arimwo ahaguruka muri icyo gihe avuguruza amateka yo kugirira nabi abakozi b'Imana, atangira kuvuga ubutumwa bitandukanye cyane n'ibyo turimo kubona muri iki gihe. Ibyo tubona muri iki gihe ni ibintu bikomeye, ni ibintu bitangaje. Ntabwo wosanga urimo gusanga mu muhana cyangwa se muri quartier imwe cyangwa mu karere harimo abantu ngo bafite imihamagaro itandukanye, urumva. Ariko Imana iyo yahamagaye umuntu zanze bikunze haba hari icyo yakubonyemo, ishaka no gukemura. No selema kubwoko bwanyu, no selema kubw'umuryango, no selema kubw'akarere, ahubwo ibishaka gukiza isi yose, abantu bose bakisanga muri uwo muhamagaro hari icyo ubafasha. Rero bitandukanye n'ibyo turimo kubona ubu nyine, abantu bose imihamagaro irahari. Umuntu arimo kuzuka mu gitondo akamuvuga ngo afite umuhamagaro. Muri make umuhamagaro nturobanurwa ku butoni. Umuhamagaro tugira nkunze, umuhamagaro ntuzi ureba umuryango. Ariko ubu nyine imihamagaro dufite, abantu bari mu kwicara kubera ngo ko turi umuryango w'abanyanaka, ngo natwe ngo twagize umuhamagaro ngo tugomba gufungura itorero, cyangwa se tugomba kugira gute, tugomba kugira pasiteri. Ibyo bintu ntaho biba. Bariya abantu bose wabona intumwa z'Imana uko zagenderaga kuri Yesu, zigenda zireba imikorere ye, kandi rida wabo kandi bari bafite recommandation, bari bafite amahame. Ariko ubu nyine umuntu arazi kanisa nimba ari jana he, nimba ari gira ibyashara, nimba ari gira gute, ngo afite umuhamagaro. Wareba uwo muhamagaro, wari wabonaho umuntu ufite umuhamagaro udashobora gusengera n'umurwayi ngo akire. Ibyo bintu ni ibintu bitangaje. Umuntu udashobora guhamagarwa ati yewe hano habaye ikibazo runaka, ngwino usenge kiveho, ahubwo ugasanga si Imana sikiza umuntu usa niwe ukiza. Wenda Imana ni ikiza, ndabyemera. Ariko Imana ntabwo izova mu ijuru izokoresha abantu, izokoresha umuntu intagurutse. Kandi Imana ntabwo yabuze abihamagara, ahubwo abihamagaye nibo benshi. Abantu bose ubu ngubu bahagurutse ubu barahamagawe. Abantu bahagurutse bose muri iki gihe ntabwo bahamagawe. Aho ntagushidikanya ntabwo bigeze bahamagara. Muri make barihamagaye. Abenshi barihamagaye, bafite imihamagaro itandukanye. Niyo mpamvu uri mu gusanga n'imbaraga bazishakira ahandi, bari mu kuzishakira. Bamwe ndimo kuja za Nigeria, abandi bakaje ngo nibo bakora ibitangaza. Abantu basigaye bitwaza ibitambaro, abandi ngo n'amazi, abandi ngo n'amazi, abandi sinzi. Nabonye hari igitangaza nigeze kubona, hari umuntu nigeze kubona atwara Bibiliya akaza yisegura ngo yumva ikibazo kirabaye nimba arwaye akahashira Bibiliya ni igitabo k'ibindi byose. Nimba udafite kwizera muri wowe, Bibiliya ntaco yo kumarira. Ni igitabo nk'ikindi icyo ari cyo cyose. Rero imyizerere turi mu bunyine n'ihamagarwa dufite ni ibintu bihabanye cyane. Abantu bagiye kuyoba ubu ngubu uko ibintu bihaye bimera. Mwaba Kristo mwe, mwabantu b'Imana mwe, ni mube maso. Imihamagaro yose ntabwo yavuye mu ijuru. Dutandukanyirize umuhamagaro wo guhamagarwa n'Imana n'umuhamagaro wihamagaye ku giti cyawe, cyangwa se n'abantu bagwanya abahamagawe. Reka nkubwize ukuri, Bibiliya yarabisobanuye cyane. Yaravuze ngo tutawatambua kwa matendo yao, tuzabamenyera hejuru y'imirimo y'ibikorwa byabo, hejuru y'ibikorwa byabo. Itorero ridasura imfubyi n'abapfakazi, ritarifasha, uwo nta muhamagaro urimo. Uwo yarihamagaye, abona abantu bihamagaye. Itorero aho usanga abantu bavuga ngo barahamagawe bapfa amaturo, bapfa isadaka, cyangwa se bapfa ibyacumi, bapfa abakristo. Abo bantu ngo barahamagawe bitandukanye n'itorero rya kera. Niyo mpamvu dushaka dukora iki kiganiro, ni ukugira ngo tugarure ishusho y'itorero rya Kristo, imihamagaro tuyitandukanye. Hari abahamagariwe business, nibagende bakore business, bareke kuzana business mu itorero. Ibintu bisobanuke, nicyo dushaka kubwira abantu. Ubundi ukuri kwarahishwe. Ariko reka nkubwize ukuri, iyi si yose si imihamagaro, iyi yose ntabwo ari imihamagaro, harimo ibintu byinshi byo kwibesha. Kandi abo bantu zanze bikunze bazagaragara. Uvuze kuwihamagaye, kuwahamagawe n'Imana niho. Abahamagawe n'Imana ni bake, barahari ariko ni bake.
kandi abantu batarabanza ngo babikore si no kubikorera ubushishozi gusa basenge Imana idutandukanyiriza imyuka itumenye ngo iyi myuka ni imyuka yavuye kuri Satani ni imyuka yavuye yavuye ku mafaranga yavuye mu bintu byakera by'ubundi pia abo ni bayuda barinjiye mu mihamagaro mu itorero niyo mpamvu ibibazo dufite uyu munsi wa none abantu bambara imisaraba ariko bafite ibyo bakurikiye bararikiye inyungu zabo bamara bakabyita umuhamagaro ngako akaga itorero rifite uyu munsi wa ese ubu ngubu bano bantu bahamagawe aba batahamagawe si bo bashobora kuba bari gutera zino ntambara mu ikanisa guheza uyu munsi harimo abantu batahamagawe n'Imana bihamagaye bazanywe n'imiryango abo bantu ko baraza bakinjira mu itorero nibo bahaye bica itorero icya kabiri bazana ibintu bimeze nka politike ndizikinirwa mu itorero kandi already bari kumwe n'abantu bahamagawe yes nukuvuga ngo niho guhaye ubona ibunyine amatorero dufite 80% afite intambara bamwe baracazitwikiriye baragerageza kuzihisha ariko ntibizanga kugaragara icyo nshaka kuvuga niki hataratandukanywa abantu bihamagaye n'abahamagawe n'Imana ni nka kurya ko gufata ihene ukaziragiriramo ukavuga ngo uraziragirana hamwe n'imbwa ntibizoshoboka nukuvuga ngo rero bitarasobanuka ico gihe itorero rifite ibibazo ni muze tuje inama dusenga Imana igaragaza imihamagaro nyakuri abantu bahamagawe n'Imana kandi abantu bahamagawe n'Imana bagira imbuto abantu bahamagawe n'Imana baragaragara bagira impuhwe z'itorero y'imitima y'abakristo y'imitima y'abana batoye bahe babyiruka ntabwo bafite akababaro k'itorero cyane gusa itorero tirizahungabana ati kubera iki itorero ni irya Kristo cyane ariberema ararirwanirira ariko ntabwo bivuze ngo bigeragezo ntibizabura kuza ariko dufite ikibazo gikomeye cyane umuhamagaro utandukaniye no kuririmba umuhamagaro utandukanye no gusirimba umuhamagaro utandukanye n'ubuhanuzi no guhanura no gushamburiya no gukura ibiheko byose nibyo narivuze umuhamagaro ni ikintu Imana ihamagara umuntu ikamusanga ahantu akagira ibyo areka kurumva akaja ahantu mu gihugu Imana yamutegurije igihugu uvuga ni yindi si y'umwuka agakora ibintu agatabara abantu akabakura mu mwijima akabakura mu bibazo akabakura mu bigeragezo akabakura mu gahinda ntabwo umuhamagaro uzuteza akaduruvayo ntabwo umuhamagaro uzuzana kurema abantu ibice wose umuhamagaro nubona itorero ririmo ibintu byo kwirema ibice iyo ntabwo aba ari itorero yego aho ngaho haba harimo kwihamagara kandi uko ni ukuri kw'Imana kandi nico kibazo dufite uyu munsi tugomba gusenga tukavuga ngo ese Mana aba bantu bose bahagurutse ngo barahamagawe ese ni Imana koko bahaye bakorera ni Imana bahaye bahamagara ni ishaka bafite itorero ngaho niho ahantu ndashaka kubwira abantu ni mube maso musenge ntabwo mutarebesha amaso yanyu hari izindi mbaraga zihishe inyuma y'umuhamagaro abantu bitiranya n'umuhamagaro hari imbaraga zitari iz'Imana abantu bari kwitiranya n'umuhamagaro bari mu kwitiranya cyane harimo imbaraga abantu bari mu gukoresha bagakora ibitangaza agahagurutsa ibirema muri mukubibona urabibona za Nigeria n'ahandi za South Africa baragenda umuntu ukabona afite agatambaro yazungurutsa gutya abantu bose bakagwa hasi ukagira ngo none waje kubisacinga ntabwo ari kurwanya imbaraga z'Imana ziriho zabayeho twarazibonye uretse no kuvuga ngo ibyo dusoma muri Bibiliya twagiye tuzibona iwacu twagiye tubonaho abantu basengerwa abarwayi bagakira ari n'undi numvise ngo yagende hejuru y'amazi ngo amirado umukongomani ibyoga ntawo byemeza ariko twebwe abantu twabonye abakozi b'Imana benshi bagiye bakura ibitangaza bavuze ubutumwa kandi abantu bagakizwa abantu bakemera Imana kuko ibaho ariko biriya bintu ejo bundi naje hari uwo nabonye kuri YouTube akagera gutya abantu biwe nyine babiziranyeho bakikubita hasi noneho aba batavuganye batazi systeme yagira gutya ntibagwe bikaza kugaragara yuko ari ibintu ari imikino babaye bakina kugira ngo babeshe ngo abantu mu bitangaza ubundi ukurikije amategeko neza yego y'abantu bahamagawe ukuntu Yesu yakoraga habe niyo yakizaga umuntu ntiyagaze amubwira ngo ugenda uvuge ko ngukijije
uceceke ntugire ububwira yagaza amubwira ngo ntugire uwubwira kwizera kwawe kuragikije genda ariko ubu nyine umuntu ari mu gukora agatangaza kamwe agakenera ngo isi yose irari mumenye imuhamagare imushake kuri nimero bamwohereza ifaranga ibihembo yaramaze kubibona hano mwisi mwijuru nta bihembo asigaranye uko niko bimeze nimba umutima wawe wicara ukubwira ngo reka nkore iki kintu kugira ngo mbone ipiya cyangwa inyungu wamaze guhembwa nimba ari inzu wabonye niyo nimba ari imodoka niyo ariko abantu bahamagawe n'Imana bafite isezerano bafite aho bazahemberwa nibo babandi bavugaga ngo turi abakozi biki b'imburamumaro ubundi bamwe bakaza bakagenda bagahaguruka bakava mu gihugu cy'iwabo bakaja kuvuga ubutumwa badategereje habe n'ikintu na kimwe bitandukanye n'imihamagaro dufite uyu munsi wa none harimo urusobekerane harimo ibibazo bikomeye itorero rifite ibibazo bikomeye kandi dukeneye abakozi b'Imana bagomba gutandukanya iyo mihamagaro bakareba abantu bahamagawe n'Imana n'abantu bihamagaye none ubu ngubu umuhamagaro kuratubwira neza hejuru y'umuhamagaro none se umuhamagaro twaraje dusa nk'aho tugize amakanisa yacu twibumbira hamwe turibwiriza kandi turi muri iki gihugu duturanye n'amoko agiye atandukanye none uwo muhamagaro urawita gute mu by'ukuri iyo nayo nindi navuga ngo ni nk'inenge dusa n'abafite uko Imana ija kuhamagara abantu ntabwo yahamagaye ubwoko bwacu gusa abanyamurenge cyangwa abanyarwanda cyangwa abarundi cyangwa abandi musige bano banyakenya duturanye cyangwa se bana banyagihugu Imana yaduhamagaye twese cyo kimwe umukristo umunyamurenge n'umunyakenya n'undi wari we wese ni bamwe nta tubatandukaniye ariko iyo ugiye kureba ibintu byacu byo kwigunga ugasanga mwito ariko ubu nyine ndashima Imana hari amatorero amwe maze kubona hamaze kwirura abanyagihugu benshi batangiye kuza barimo nabonye nko mu itorero rya Ensemble de Dieu abakristo b'abanyakenya barimo ririya torero rya Release kwa Bishop Gahungu ndabona abanyakenya bamaze kuzamo ariko nayandi nimushiremo imbaraga baze abakristo baze twese ko turaja mu ijuru ifirimbi ni yayindi twese tuzoja mu ijuru tuzoja imbere y'Imana kandi umuhamagaro wacu ntabwo uri limite ugomba kugera ahantu hariho hose ntabwo twahamagariwe gusa ngo dusengere ubwoko bwacu oya habe n'igihugu nari amasezerano uzawumva ntabwo tuzohabwa igihugu cyacu twenyine n'abanyamurenge tibibaho tuzohabwa igihugu turi kumwe n'abandi bose yego hari abantu bafite imihamagaro ubu ngubu akumva ashobora nko guhaguruka akavanga akaja za Mombasa mwivuga butumwa ariko akabura ku buryo bushanye nka sponsor cyangwa akabura nk'abantu bamutiza amaboko kugira ngo aje kuvuga ubutumwa aho ngaho reka mbigusobanure Imana yashatse kugeza message Mombasa ntabwo yakwimatike ijayo ahubwo uvuga ngo wenda uba wagiye utamuhamagara cyangwa nta message ufite cyangwa ari ukugira ngo wenda ubone itike ikujana kuja gucuruza ibyashara ariko Imana yavuze ngo ndaguhamagaye nguhaye message yo kuja yokoresha n'ibiti n'amabuye Imana irihagije n'umutunzi izivuga ngo ninka zibirarashamba ibiri hirya no hino byose niby'Imana izahabu ni feza niby'Imana aba bantu uzubona bakomeye bose aba bose ubona abategetsi bakomeye bakeneye Imana kandi bakeneye abantu bafite umuhamagaro niyo mpamvu hayibona na politike nyinshi zigenda ziferinga muri iki gihe nuko tidufite abantu bafite uwo muhamagaro w'Imana ngo batangire babwire abategetsi babwire abayobozi hejuru y'icyo Imana ishaka ahubwo abantu bagashaka gukoresha cyangwa se kugendera mu irari ryabo nitubaza Imana erega umuhamagaro ntabwo uzawumva muri Bibiliya abantu bitaga babamenya babamenya n'abahanuzi ariko n'abahanuzi bamenye iby'ibihe Imana ikababwira ngo ese iyi myaka hagiye kuba intambara cyangwa se igihe cy'amahoro ariko ubu nyine nimba intambara ihari bamwe baravuga ngo ntayihari kandi ihari urumva bene ibyo bintu none ugasanga nico kibazo dufite nta umuhamagaro iyi Imana yahamagaraga aba bantu bose ubona ntabwo bahamagara never kandi nitugera mu ijuru tuzotanga ushatse kuvuga none nimba hano muri cyangwa muri ntabwo nubwo mvuga hano n'ahandi hose ese ni gute buriya Bibiliya uzi kwizivuga ngo umuntu umwe gusa nihaboneka umuntu umwe wizeye ashobora gukiza igihugu cyose yego urabizi ariko rero kubera impamvu ibintu byarivanze ugasanga kuribesha nta kintu kihaba reka ngiye kuvuga nta kintu kibaho gitangaje
ko kwizera umuntu ukibwira yuko arimwo ibintu byinshi ukaza gusanga ntabyo afite. Reka nkubwire tuzi ingunguru iza yamisakuza igasakuza nta kikirimo, ariko kugihe igihe isakuza nta kintu kiba kirimo. Niyo mpamvu abantu ko barihimba imbaraga badafite. Kiriya kibazo dufite iwacu muri Kongo, hagomba kuhagarara abantu bafite umuhamagaro, Imana ikabakoresha ikatubwira hejuru iriya ntambara, iriya ntambara cyangwa se izorangizwa n'iki, izorangira ryari, izotangira ryari. Ese reka nkubwire ubu ese dufite abantu bohagarika iriya ntambara? Yego. Ese habuze iki? Mu buryo buhebwa bw'amasengesho. Kuko amasengesho arakora. None se nimba amasengesho Imana yagaze ibwira abami kera kubera ko nyine takivuga nka ba Dawudi, genda uratsinda runo rugamba gutyo. Ahubwo nitumenya abo bantu bahaye batubwira ibizaba n'ibizaza bafite iyihe mihamagaro. Yego. Ni iyihe mihamagaro bahagazeho. Niyo mpamvu tukeneye abantu bafite umuhamagaro, barabuze. Kuko iyo tuja kugira n'umuntu umwe uhagaze, sibyo Bibiliya iravuga ngo umuntu umwe uyu wizeye. Kurumva Bibiliya zivuga ngo nimubwira kwizera muzabwira imisozi, uzoza ubwira umusozi ngo va hano ja hariya. Umusozi mvuga si ukuvuga wenda ngo Kenya ive hano yimukire mu Buganda, oya, nibigeragezo. Umusozi w'ibigeragezo, ibigeragezo, ibibazo kandi ikukugaragaza ubu nyine impamvu abantu bari mu gusenga ntibasubizwe nuko harimo indi mihamagaro, harimo indi mihamagaro yabihamagaye, y'abantu bihamagaye. Urakoze cyane kandi ubisobanuye neza, nkuyemo ijambo rikomeye cyane. Imana ntishoboza abashoboye, ahubwo Imana ishoboza abo yahamagaye. Rero bakunzi bacu, ni kaze rihoraho kuri Two Brothers Official, kandi mukomeza kudukurikirana, turabibona kuri channel yacu uko mugenda mudukurikirana, kandi mukomeza mudukurikirane, kandi tuzakomeza tubagezeho ibindi biganiro birakomeje. Hari amakuru menshi tutabashije gutanga, ariko hari message nyinshi tugitanga. Dukeneye abantu bafite umuhamagaro kugira ngo baze badufashe. Turabakeneye muri societe, turabakeneye mu matorero, turabakeneye ku gihugu, turabakeneye ku bwoko, ndetse n'Imana ubwayo irabakeneye kugira ngo ibakoreshe mu buryo bw'ukuri, butarimo inyungu, butarimo ikindi kintu cyacyo cyose, ahubwo ari kugira ngo abantu babwize abantu kuri, bababwire ngo ese ubutabazi bwacu buri he. Uzi ko n'ubu tutazaho ubutabazi bwacu buri. Ijambo rya mbere, ubutabazi buri muri twe cyane. Uwo muhamagaro mvuga uri muri twe, ukurigwa aho tugomba kuja naho tugana kuri muri twebwe twenyine, kandi nta wundi ugomba kutubwira. Ushatse kuvuga kuri Imana ivuga ngo izifasha uwifashije. Imana ifasha uwifashishije. Ikindi cya kabiri, Imana ifasha umuntu uhagaze mu muhamagaro. Ese uhagaze ibitekerezo byawe nibiganisha Isiyoni, nibiganisha kuri gakondo, nibiganisha iwacu. Hari abantu bavuye iri iwacu muri gakondo baribagiwe, ariko njewe kubwiza ukuri tibwokwira ndatekereje iwacu, kuko iwacu hariya ni igihugu c'abasogokuru n'abasogokuruza, kandi byanze bikunze Imana izakiduha. Murakoze cyane, mugira umunsi mwiza. Asante cyane.